na y'amahoro rata birashoboka ko duteranye ufite bikugoye ufite bikuruhije ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe arakubwiye ngo uyu munsi ukimara kumvira ijambo ivunya amaboko y'abanyegiputa bose bakuri inyuma mvugira ngo amen ivunya amaboko y'abakugambanira ivunya amaboko y'abarosumaranye na bigiye kirekire ivunya amaboko ya Netaya Sirezo Gredo Sase ivunya amaboko y'abatakuvuga neza ivunya amaboko y'abakugambanira iziranye nawe iseseranira kubwira ngo kandi aya maboko ya Netaya Sire ntago azigera yungishwa ngo bikunde ntabwo azigera yomarwa ngo bikunde nta nubwo bazigera bayapfuka kuko umwami Imana ari ubivuze mvugira ngo amen. Yego dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa yego nzamuvuna amaboko yombi rekera aho ngaho dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa nubwo namuvunye ukuboko kumwe ntabyemere ngarutse kumuvuna kwa kabiri mvugira ngo amen. Dore nibasiye Farawo rata dore nibasiye uwo murozi rwose dore nibasiye ukugambanira namuvunye Netaya Sirezo Gredo Sase namuvunye ukuboko kumwe ntiyabyemera muvunye ukuguru nabyo ntiyabyemera ariko yera y'amahoro ivuganye nawe iravuze ngo ajya kumuvuna ukuboko kwa kabiri kwari gusigaye mvugira ngo amen. Birashoboka kuko kuboko kwa kabiri yahegekaga kabona birakunze atasi Netaya Sirezo Gredo Sase uko kuguru kwa kabiri rata yagenderaga kumbaga imwe akabona birakunze ariko yera y'amahoro ivuganye nawe yabonye ibyo bidahagije ivuganye nawe ngo igarutse kuvuna ukuguru kwari kwarasigaye ivuganye nawe ngo igarutse gukuraho ukuboko kwa kurwanyije kwari kwarasigaye. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concorde kafata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Abakunzi ba Concorde TV show mujye mwibuka hinduka official naho munyarukireho ibiganiro mu birebe mukande subscribe ni channel ya Mukeshimana Julienne umuhanuzi wacu ni nawe turi kumwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Julienne ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Arakaze cyane amara y'Imana bane nawe. Yego anangiye mwifurije igitondo cyiza kubw'ikizere ngire cyo kunyakira kuri yicana gubwa neza umunsi mwiza. Yego reka udutangirize n'isengesho uganga Imana ize kubana natwe. Mana mu izina rya Yesu uri Imana y'amahoro uri yo kwizerwa izina ryawe nirishimwe. Ndagushimye kuko watugiriye icyizere tugasinzira byari bigoye ariko tukabyuka turi bazima izina ryawe nirishimwe. Enshi barasinzira ntibabyuke ariko twebweho turi bazima turindira abacu ndetse n'ibyakizina ryawe nirahabwa icyubahiro. Arabadukurikiye nyiribihe birashoboka ko dukurikiye afite ikibazo cy'uburwayi abandi bafite ibibazo bitandukanye ariko nasomye ijambo ryawe arambwira ngo tugukoreze amaganya yacu yose kuko wita kuri twe. Igitondo cyiza cy'umugisha uduhaye tugukoresha ibyari bitugoye kweretse ibibazo n'ibisa nabyo kubera kuri Imana ishobora byose. Nyemera tujye gutangira iki kiganiro utangirane natwe kandi usozanye natwe kiruta byose ukomeze kutwezereza umubiri ndetse n'ubugingo muri iyi si n'isi y'ibibazo n'isigoye kandi ijambo ryaramwe ngo turi mu isi dufashe ibihe mu ntambara nunyemerera utweze kandi utuboneze kubera ko ushobora byose. Buri muntu wese ujya kudukurikira kuri iki kiganiro abone ineza yawe ndetse n'ubutabazi bwawe ngaho ganza kandi utegeke tugoye karibu n'ikaze mu izina rya Yesu amen. Yego ejo nari mu karere ka Ngororero nagiye gusura umukozi w'Imana witwa Uwifashije Marita ndetse n'umutware we witwa Gasigwa Jeremy bose nabahanuzi ndabakunda cyane nkunda kubabona. Nanjye reka nkubwire nyine twakuganiyeho ndi kugira ngo nkubwire mwananganiyeho. Yego barangije bavuga ati uzadusurize Julienne bati se none ikiganiro twabonye wanditseho ngo ni umwana na nyina nibyo byanyabyo koko ni umwana na nyina ati se none ko wavuze ngo ikiganiro ngo mwagikoreye irwamagana. Yego nibyo cyane bya bindi ngo by'abantu bo kuri YouTube bashaka kuvuga bati turaha kandi atariho turi ndabwira ni siko nanjye naje hano iwanyu mw'iyi misozi mibi yego ihanamye cyane ya Ngororero. Haba n'imisozi se uzi imisozi iri Ngororero? Ntabwo mpazi. Ubwo tuzajyana kubasura wabona isaha ariye umva reba ntukure hariya mu mwiko. No mwiko ndahabona
hose niko hameze. hose niko hameze. Umva Bose ushobora kwazamuka buriya. Nyose nje ko ntari munini, nje ndi muto, ndi Uri mugufi. mwahene. Nta kibazo rwose, ndagenda pe, ndagenda mpfa kuba ari ibintu bindi atari umuntu wa Atari byo gushakisha. Yego. Urumva bati se none ni mama we niho mwari munari niki ndagandi rwose niho narindi twari twasuye mama we atiko dukunda kubona Julienne n'undi mukorana muvuga ngo muri Burera. Yego. Koko ni Rwamagana mwari muri uriya ni mama we niki gusa barambwiye ko bagukunda barambwira ngo nzagusuhuze intashyo ndaziguhaye rwose zakire. Yego. Nukuri usibye no kubeshya nanjye ndabakunda. Aho bari hose bumve ko mbakunda kandi ndanabasuhuje, mbifurije ibyiza byose byo mu gihugu cyo mwijuru. Nukuri Imana y'amahoro idakiranirwa. Imigisha yose ibaho kuri iyi si ndayibifurije. Ndabakunda mu buryo utabyumva kandi numva mfite ishaka n'umuhati byo kugira ngo tuzicarane turi kuvuga Imana. Natunguwe no kuba naje hano nsanga uri kureba ikiganiro cyawe. Nyine ubwambwiye uti ati uyu mumama ndamukunda. Burareka nkubwire umuntu wese umvugira Imana neza atayibangikana akayivuga neza nkuko ari original na akayivuga ari original nta pirate ashizemo. Ndamukunda. Rero ndamukunda kubera akavuga Imana ukwiri, akavuga Imana nta ndamuzinda ye ashaka, ahubwo akavuga Imana yiboneye iye bwite atari yo yumvanya abana. Icyo kintu gituma nkunda Imana cyane, usibye babandi bagenda bateka imitwe runaka. Oya, ndamukunda kandi nicyo kintu gituma mukunda. Yitwifashije Marita. Ashobora kuba ari mukuru wanjye mu myaka afite cyangwa se ari murumuna wanjye. Ni murumuna wawe nkurikije. Ariko ndamukunda. Abyumve ko mukunda. Hanyuma nabagiye impaka ari benshi bajya bamamagara bati uyu muntu twabonye koko ni mama wawe. Abantu benshi babyibashijeho bamwe nkabura n'umwanya wo kubasubiza ariko ni mama. Hanyuma na mama arambaza ati ko abantu benshi bari kwanga kwemera ko ni mama wawe bimeze bite. Ahubwo mubyemere kubera ko ari mama. Niwe wabivuze nanjye ndabyemeza kandi twari kumwe. Niwe nta wundi uko yaba ari kose nta n'uwamusimbura kuko niwe. Ariko abantu baba batazi no kureba. Ahubwo buriya ntabwo basoza ikiganiro. Oya byonyine no kureba ahubwo umuntu yagombye guhita abaza ati ko musa ni umwana na nyina. Sinza aho baba bari guhera bari kuvuga ngo ntabwo. Ahubwo ngiye mwe yarambwiye ngo ni mukuru wanjye. Keretse ahubwo nibura ari aho baba bahereye bari kuvuga bati turi kubona ari muto. Adashobora kuba ari murumuna we cyangwa se ari nyina wabo. Oya, ntago ari mama wacu, urundi ruhande ni mama wambyaye bwite mu nda ari ngiye mfuraye. Yego. Ariko uzigitangaza abantu cyane se ni ukubona famiye, kabona umwana n'umubyeyi, umwana na nyina bose bakaba ari abahanuzi na ba nyirarume. Niki nyine ibyo akenshi nibyo abantu bibaza bati se ntabwo ari pranka. No original ntabwo ari pranka, nta nubwo ari byo twishakamo. Oya, ahubwo twebwe biturimo. Ntabwo tubyishakamo, nta nubwo tujya kubishakisha, nta nubwo ari byo tugura, ahubwo twebwe biturimo mu maraso yacu. Niko ibintu bimeze. Rero ngenezezwa n'Imana mu mutima kubyo yakoze. Birashoboka ko mu minsi yashize cyangwa mu gihe cyashize runaka Imana yajyaga ibivuga wenda abantu bakumva ko bidashoboka cyangwa se abantu bakumva ko birangiriye aho ngaho, ariko Imana irinda ijambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye. Ndashimira Imana rero yatugize abo ngabo. Uravuze uti Imana irinda ijambo yavuze, irinda ijambo yavuze ikarinda nabo yaribwiye. Birashoboka wenda mu kubaho kwanjye cyangwa se mu myaka yanjye Imana yajyaga ibivuga nkurikiye mu mateka yabo, Imana yajyaga ibabwira kera, ariko nge ibyo ntarabimenya ngo menye ngo nibiki. Hanyuma wenda abo muri bo birashoboka ko bamwe basidikanyaga babona ko bidashoboka, rimwe na rimwe n'abahanuzi bakabona ko bidashoboka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta jambo Imana ivugana nawe ripfa ubusa. Nimba hari icyo Imana yavuganye nawe igihe cyaba kirekire, imyaka yahinduriza, Imana izarwanirira ijambo yavuze kugeza risohoye ku muntu yarisezeranije. Rero ibi ngibi nabyo Imana yari yarabivuze kandi byari mu mugambi wayo. Ndakwigisha ijambo rivanga umuntu uzaba ukomeye abanza yaca mu bikomeye. Birashoboka ko nabo hari ubuzima Imana yabacishije mu kugira ngo babe abo bari buyu munsi. Ariko Imana ishigikira ikintu yavuze cyane, ntago ishobora kugusezeranya nkange guhihene nkuko wabivuze. Ahubwo nimba yarakubwiye ngo uzajya uzajya, nimba yarakubwiye ati nzakugira iki mu gihe iki niki uzabacyo, nimba yarakubwiye
yarakubwiye ngo uzabyara abandi babuze urubyaro uzabyara, nimba yarakubwiye ngo uziga mu muryango wawe nta muntu n'umwe wize uziga, niko Imana ikora. Ni ukuri nta muntu urogoye umugambi w'Imana, nta n'icyakuraho icyo Imana yavuganye nawe. Niyo wabona ibyago n'amakuba bibaye byinshi, ukabona intambara nyinshi zibaye ku buzima bwawe, ariko Imana icyo yavuganye nawe no kugikora izagikora. Imana itugirire neza. ni ukuri. Yego. Wavuze cyane ko irindi jambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye. Yego. Nta kintu wibuka Imana yaba yarakubwiye nko mu myaka 10 ishize ukaba waranakibagiwe, ni urugero ikaba igisohoje muri iyi minsi. Ni byinshi nta nubwo wakwirirwa unigora. Ubundi ngiye nakuze bakunda no kumpanurira, kubera ko nakundaga kugenda na mama kenshi ndi na muto cyane. Yego. Bampanurira ibintu byinshi, urabona ko wenda kuri cano cyangwa se kuri kamera aho nagere kujya ni nk'imyaka 2 ishize, ariko ngiye nabibwiye mfite imyaka 7 8. Bakakubwira ngo iki? Rimwe na rimwe bajyaga babwira mama ati uyu mwana uri kubona azaba umuntu ukomeye kandi azagera ku binyamakuru bitandukanye. Yego. Ibyo ngibyo si byo nirata, ahubwo nirata Kristo wasohoje isezerano yari yaravuganye nanjye. Ngiye nkabona nta nzira, birashoboka ko na mama yabonaga nta nzira, wakujya kurikiza n'ukuntu Julienne ntiza ayo mashuri agenda atangaza ati azicara imbere ya kamera ari kuvuga iki, ko nta n'amashuri yize. Ngiye nakuze nta mashuri nize, ko nakundaga guheka barumuna banjye ko ninjye wari mukuri wacu, ariko mama yari afite impano yo kubyara. Imfura nikunda guhura n'ibyo bibazo kabisa. Ubwo rero nawe mu marangamutima yasubizaga amaso inyuma, kavuga ati bundi bura agashaka inzira akabona nazo, kwereka amashuri ntayo, nta n'umuntu wari ukomeye cyane birenze ku buryo yahanyicaza, ariko Imana ikarwanirira icyo yavuganye natwe. Ati nzamuhuza n'abantu bakomeye, ariko uyu munsi mfite ababyeyi mu mahanga atandukanye. Ababyeyi mfite sinabarondora, hari n'abaza kwicara kuri kamera turashimira Imana yampaye umwana mwiza uvuga Imana. Si ujye ubibona se? Rero ibyo byose Imana yari yarabimbwiye kera ntazi n'ibyaremwe, ariko ibishoje muri iyi myaka ingahe 2. Ntabwo igibeshya. Nimba hari icyo yavuze Imana ntabwo igibeshya. Intambara uzazinyuramo ariko ntabwo Imana ibesha. Ibikugwara uzabinya ariko ntibizakwica Imana itarasohoza icyo yavuze. Ni ukuri. Birashoboka ko muri icyo gihe nahuye n'ibingora cyangwa n'ibinci intege, ariko Imana igashyigikira icyo yavugize gute yavuganye nanjye. Hanyuma nawe urumva igihe yabivugiye hari gushira imyaka 20 ngo pe, ariko bikayisohoye uyu munsi. Ariko hari abantu bari guhabwa amasezerano icyumweru cyashyira ngo umuhanuzi ngo yarabeshe, ngo umuhanuzi ngo yaravangiwe. Akenshi rero nk'abakobwa Imana ikunda kumubwira ati nzaguha ubukwe, nzaguha umugabo mwiza. Imana yamara kumubwira gutyo akava hahandi Imana yabimubwiriye akajya gusambana. Niho kenshi uzasanga Imana iri kuvuga ngo ese ko nagusezeranije umugabo ukaba waramwihaye undi ushaka n'uwe, wajurira ngo iki? Urawica ukarumira. Kavati Imana yaratinze, yansezeranije ubukwe ntiyabuma, yansezeranije umugabo, imuguhe wiki kandi waramwihaye. Ese niba Imana igusezeranije isezerano ikikubona imbere yayo ukaba waravuye mu by'Imana ukajya mu businzi, izagutabara uri mu businzi? Biragoye. Ese niba Imana yaragusezeranije ukiranuka izagutabara uri mu kuroga uri gutanga inzaratsi? Icyo Imana yavuze no kugikora izagikora, ahubwo icyo dusabwa ni iki? Ni ukuyikiranukira no kuba imbere yayo by'ukuri. Yego. Sinzi niba byumvise. Ndabyumva. Ntabwo Imana izagusezeranya umugabo ngo uve guhimbaza Imana no kuyibyinira ngo ujye mu busambanyi ngo uracyategereze wa mugabo, ubwo se yaca uwo wihaye se we si umugabo ubundi? Rero abantu dusenga Imana tureke kuyisheshenga, ko nasemye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nituyisheshenga nayo izadusheshenga. Sinzi ibintu rebo byumvise. Ndabyumva. Niyo yagusezeranya ngo uzabiki umwaka ugasira umwaka wa 2 umwaka wa 3, ntabwo bivuze ko iyo myaka ikuyeho ko wavuganye nayo, ntabwo bivuze ko iyo myaka ikuyeho ijambo Imana yagusezeranije. Nubwo imyaka yakwihinduriza, nubwo ibyago n'amakuba byaza, Imana yakurindira mu busa kugira ngo uzasohorezwe icyo yagusezeranije. Sinzi niba byumvise. Ndabyumva. Nubwo warwara ukabona uri kuri finali yo gupfa ukabona igihe cyawe kigiye kurangira, Imana izakurindira mu busa kugira ngo ikore icyo yagize gute yagusezeranije. Imana itugirire neza. Amen. 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 Imana y'amahoro ntabwo ireba nk'abantu. Imana y'amahoro ntabwo ikora mbese mu bumana bwayo ikora ikinyuranyo gitandukanye n'icy'abana b'abantu. Gusa ikintu kiri kuyibabaza kikayitera agahinda nuko abantu bashyize imbere kuvuga ngo iravuze kandi itavuze. Imana itavuze
ukicecekera. Julienne nakubwira ati nsengera ukansengera ukicecekera niba itavuze hari ikintu waba. Niba ari ikintu giteye Imana umubabaro ni ukuvuga ngo iravuze kandi itavuze. Abantu tukigira abanyabwenge kandi nitwibuke ko iyo duhanze turusha ubwenge. Mureke dukiranuke, nibivuze ngo tuvuge, nibitavuze duceceke. Nibivuze ngo genda uzagende, nivuga ngo ryama uzaryama, nivuga ngo himbaza uzahimbaza. Hari n'ukuntu uba wicara Imana ikakubwira tumva mwana wanjye ngo utumye kuri uriya musozi, urahasanga umuntu uyu n'uyu, genda umubwire gutya na gutya. Amen. Ariko yo iba yabitekereza ikabona ko ari na ngombwa rata, ikabona ko ari na ngombwa kugira ngo igutume kuri uriya musozi. Muri byaravuze ngo singikora ibyo najyaga nikoresha. Hepfo aratubwira ngo ubu ngubu nkora ibyo ntikoresha. Kubera ko minsi yashize yakoraga ibyo yajyaga yikoresha, ariko kuri uyu munsi singikora ibyo najyaga nikoresha. Yego. Amen. Rero tubwiza abantu kuri inkuko Imana nayo izira ukuri. Tureke kwirengera mu bintu bidafite umumaro, tureke ubundi serekaze nkubwire. Hari umuntu wanunguje wahanuriye umuntu arabwira ngo ngiye mfite ububasha bwo gutegeka. Ngatu uyu munsi y'Imana iyo mbwiye Imana ihita ibikora. Ese ugira ngo ngiye nabwira Imana ngo vuga bikemera? Imana ivuga mu bumana bwayo iyo ibyiyumvamo. Ntabwo Julienne mfite uburenganzira bwo kubwira Imana ngo vuga. Oya. Imana ivuga ibishatse. Uko biri kose sina Julienne gusa. Nta muntu ufite ubushobozi bwo gukomanga Imana buri segonda ngo ivuge. Ni ikigirwamana se. Ahubwo wowe Imana wowe ushaka kugira ngo Imana ikuvugeho uri muntu ki? Wowe ushaka kugirana n'Imana ubusabane uri muntu ki? Imana itugirire neza kandi Imana y'amahoro iturengere. Ndikumva tugiye kwisomera ijambo ry'Imana. Ariko hagowe wowe uvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Umunsi izazira babandi nawe irakuziye ntashidikanya. Tugiye kwisomera ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Ezekiyeli. Imvuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasanga muri Ezekiyeli 30. Turasoma duhere kuri 21. Yego, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 30 guhera ku murongo wa 20. Wa 21 turagera kuri 23. Twumva uko hatubwiye. Mwana w'umuntu, navunnye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa. Tugendane gateye. Aratubwiye ngo mwana w'umuntu, dore navunye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa. Mvugira ngo amen. Dore yavunye ukuboko kwa Farawo. Amen, haleluya. Kanambika Bibiliya kugira ngo tubyumve neza. Dore navunye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa, ukuboko kutakwifurije ibyiza Uwiteka nyiribihavuganye nawe. Aravuga ngo uko kuboko yarakuvunye kuko yari umwami w'ibikurwanya byose. Mvugira ngo amen. Hepfo hatubwiye ngo iki? Kandi dore ntabwo kwapfutswe. Kandi nyimara kuvuna uku kuboko ntabwo bigeze bajya kukungisha, nta nubwo bigeze bagupfuka kugira ngo igikomere cyomorwe. Haleluya. Mwana w'umuntu, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona intambara ari nyinshi, dore ibikurwanya nabifunye amaboko, kandi amaboko yabyo ntabwo yigeze ajya kungishwa. Amaboko yabo nta nubwo yigeze ajya gupfukwa. Kubera iki? Haleluya. Imana y'amahoro rata. Birashoboka ko duteranye ufite ibikugoye, ufite ibikuruhije, ariko mvuko Uwiteka avuganye nawe. Arakubwiye ngo uyu munsi ukimara kumvira ijambo, ivunye amaboko y'Abanyegiputa bose bakuri inyuma. Mvugira ngo amen. Ivunye amaboko y'abakugambanira, ivunye amaboko y'abarosumaranye na bigiye kirekire, ivunye amaboko ya Netaya Sinezo Gredo Sase, ivunye amaboko y'abatakuvuga neza, ivunye amaboko y'abakugambanira. Igiranye nawe iseseranira kubwira ngo kandi aya maboko ya Netaya Sire ntago azigera yungishwa ngo bikunde, ntabwo azigera yomarwa ngo bikunde, nta nubwo bazigera bayapfuka kuko umwami Imana ari ubivuze. Mvugira ngo amen. Yego. Ntikwashyizweho igitambaro kugira ngo kubona imbaraga zo gukomeza inkota. Nta nubwo kwigeze gushirwa
gushyirwaho igitambaro kugira ngo zikubone imbaraga zo gukomeza kurwana cyangwa se ko gukomeza inkota, mvugira ngo amen. Amen. uku kuboko iyo gushyirwaho igitambaro kwari gukira kukongera kukakurwanya. uku kuboko iyo gushyirwaho igitambaro yari kugira avantage yo kukurwanya mu kazi ukora. uku kuboko iyo gushyirwaho igitambaro yari kukuroga ugaparata kuko imbaraga zari kongera kuboneka. ariko iyo ari y'amahoro ivuganye nawe iravuze ngo ntabwo kwigeze komorwa, nta nubwo kwigeze gupfurwa, kandi enetasi enevayasire nta nubwo bazigera bakunga n'umunsi n'umwe, mvugira ngo amen. nta nubwo kuzigera gushyirwaho n'igitambaro kugira ngo kutongera kugira imbaraga zo kukurwanya. Imana itugirire neza. Yego. Nicyo gituma umwami w'Iteka avuga ati Mana we urakoze. Yego. Nicyo gitumye Imana y'amahoro ivuganye nawe buri iki gitondo, aho waba uri hose, aho waba uryamye ku gisasiro cy'uburwayi, aho waba uryamye ku gisasiro cy'ideni, aho waba uryamye mu cyangiro cyawe, Imana y'amahoro ivuganye nawe ngo uwabaye nyirabayazana w'icyo kibazo ize kumuvuna amaboko, kandi ayo maboko Imana y'amahoro niyavuna ntabwo azongera kwiyegura ukundi, mvugira ngo amen. Yego. Dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, yego, nzamuvuna amaboko yombi. Rekera aho ngaho. Dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nubwo namuvunye ukuboko kumwe ntabyemere, ngarutse kumuvuna kwa kabiri, mvugira ngo amen. Dore nibasiye Farawo rata, dore nibasiye uwo murozi rwose, dore nibasiye ukugambanira, namuvunye nevayasire zogredo sase, namuvunye ukuboko kumwe ntiyabyemera, muvunye ukuguru nabyo ntiyabyemera, ariko iyera y'amahoro ivuganye nawe iravuze ngo ajya kumuvuna ukuboko kwa kabiri kwari gusigaye, mvugira ngo amen. Birashoboka kuko kuboko kwa kabiri yahengekaga kabona birakunze, atasi eneta yasire zogredo sase, uko kuguru kwa kabiri rata yagenderaga kumbaga imwe akabona birakunze, ariko iyera y'amahoro ivuganye nawe yabonye ibyo bidahagije, ivuganye nawe ngo igarutse kuvuna ukuguru kwari kwarasigaye, ivuganye nawe ngo igarutse gukuraho ukuboko kwa kurwanyije kwari kwarasigaye. Imana itugirire neza. Ntabwo ari juri yano bivuganye nawe, ariko iyera y'amahoro ibonye enetasire iravuze ngo namuvunye ukuboko kwa mbere ntiyabyemera, namuteje ubupfubyi ntiyabyemera, namuteje gupfakara ntiyabyumva, muteza amadeni ntiyabyumva kubera kukurwanya. ariko ivuganye nawe ngo ngarutse kumuvuna ukuboko kwa kabiri. Birashoboka ko yaba yarakugambaniye mu kazi ugakurwamo rata, ariko Imana y'amahoro eneta yasire ivuganye nawe ngo igarutse, aleluya, igarutse kumuvuna ukuboko kwari kwarasigaye. Birashoboka ko yakurwanyije afite abari bamuri inyuma, abo bari bamuri inyuma ibamukuraho ntiyabyumva, ariko nawe aleluya, uku kuboko kwa kabiri gukubiyemo ibintu byinshi, zamukuraho bikemera. Ya aleluya, haleluya, yamukura mu kazi nk'uko yakagukuyemo bikemera, yamwimura urubyaro nk'uko yabigizemo uruhare ngo ntubyare bikemera, yamubuza amahoro nk'uko yakubujije bikemera. Ntabwo ari juri yenu bivuze, ahubwo iravuze ngo kwa mbere ntibabyemeye, ikimenyetso cya mbere ntibacumvise, ariko Imana y'amahoro izanye cya kabiri, mvugira ngo amen. Yego, hepfo hatubwiye ngo uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye kugikomeye. Yego, buretse. Aravuze ngo ko nabashyize kuvuna ukwa mbere, nje kuvuna n'uko ari gusigaye gukomeye. Sinzira ijambo nibuze yumvise. Uko nabashije kuvuna ukwa mbere nta gikomere kwari gufite, ni Imana ije kuvuna n'ukundi kwari gukomeye, mvugira ngo amen. Birashoboka ko yabaye akajorite ku ruhande rumwe, aleluya, haleluya, ariko Imana y'amahoro ivuganye nawe iravuze ngo nakwa kundi kwari gusigaye gukomeye, Imana ije kukuvuna, mvugira ngo amen. Babandi bari kukurwanya rata, birashoboka ko bari bafite ikipe runaka y'abantu bangahe, ariko Imana y'amahoro haleluya iravuze ngo nukwari gusigaye ije kukuvuna, mvugira ngo amen. Abakugambaniye rata babona bitagukwiriye, bamaze kubona bitagukwiriye, Imana nayibageraho rata, ibateza icyago cya mbere ntibacumva, ariko izanye cya kabiri kugira ngo bemere. Sobora byumvise? Ndabyumva. Babigizemo are kugira ngo udashaka rata, Imana y'amahoro ibyitegereje ibagezaho icyago cya mbere kubw'ibyo bari bakurwanyije, ariko ibyo ngibyo ntibabyemera. Imana y'amahoro ivuganye nawe iravuze ngo izanye cya kabiri, kandi cya kabiri
kabiri nacyo ntikizomorwa, cya kabiri nacyo nta mahendahendero kizabona, cya kabiri nacyo nta nama kizabona, cya kabiri bazakivuza n'ibizakunda. Niyo mpamvu Uwiteka avuganye nawe, aravuga ngo aje kuvuna ukuboko kwari gusigaye kuri kukurwanya. Mvugira ngo amen. Birashoboka ko bakurwanyije ari abantu 5 ariko 3 bamaze kuva mu murongo. Iravuze ngo nabo basigaye. Haleluya, amen. Iravuze ngo nuko kuboko kwari gusigaye cyangwa bari basigaye mu kazi ariko baragufashe ijambo. Imana ivuganye nawe ngije kuvuna ukuboko kwari gusigaye. Mvugira ngo amen. Imana ituzirire neza. Birashoboka ko wari uri mu muryango bari baraguciye. Haleluya, haleluya. 3 bakakugarukira abandi ntibagaruke, ariko Imana y'amahoro ivuganye nawe. Iravuze ngo nuko kuboko kwari gusigaye cyangwa nabo bari basigaye. Imana ibagezeho. Imana itugirire neza. Twumve ukuntu hepfo hatubwiye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Mvugira ngo amen, amen. Umva ijambo rikomeye. Iravuze ngo kandi nyamara kuvuna ukuboko kwa kabiri, inkota iri mu kuboko k'umuntu wese wakurwanyije, inkota iri mu kuboko k'umuntu wese wagufasheho ijambo, inkota iri mu kuboko kwose k'umuntu wagufasheho ijambo azamuka n'amanuka. Iravuze ngo irayigwishije. Mvugira ngo amen. Imana itesheje agaciro inkota bagufatiye, Imana itesheje agaciro amagambo bagufasheho, Imana itesheje agaciro ubutayu bakwicajemo, Imana itesheje agaciro amadeni wingijwemo mu bintu runaka. Tasieneta iravuze ngo enevayasire, iravuze ngo nje kuvuna uko kuboko kwa kabiri ndetse n'iyi nkota. Haleluya, haleluya. Nyitesheje agaciro nizongera kugukoraho ukundi. Mvugira ngo amen, amen. Imana itugirire neza. Nshatse kuvanga inkota yaba ari imigambi baguteguriye, inkota zaba ari inteko mbi bari kugutegurira, zaba ari n'amaso adafite umumaro baguteguriye, inkota yabamo kutabyara bakugambaniye, inkota yabamo gufungwa bakugambaniye, inkota yaba haleluya, haleluya. Inkota aneta yasire isobanuye ibintu byinshi, ariko Uwiteka nyiribivuganye nawe ngikimara kuvuna uko kuboko kwa kabiri n'inkota bari bateguye kikugeraho nizakugeraho. Mvugira ngo amen, amen. Imana itugirire neza. Waba udukurikiye ufite ikibazo cy'uburwayi, haleluya, haleluya, ariko Imana y'amahoro ivuganye nawe. Iravuze ngo uku kuboko kwa kabiri k'uburwayi ntacyo kuzamara ku buzima bwawe, ahubwo Imana iguhaye ubuzima. Imana itugirire neza. Uku kuboko kwa kurwanyije igihe kirekire, uku kuboko kwa kugiye igihe kirekire, kuboko kwa guteje icyangiro, kuboko kwa guteye ubukene, kuboko kwa guteje kutabyara, kuboko kwa guteje tesi enetaya, kwa guteje kuryama ntusinzire, kuboko kwa guteje kutabona akazi, ariko Uwiteka nyiribivuganye nawe. Aravuze ngo uko kuboko ndakurangije burundu nikuzongera kukugarukaho ukundi. Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushime Imana. Imana iguhe wizezido sase tasire enevara hata yasisi eneta yasire zogredo sase. Urakoze, uri nyakubahwa, izina ryawe nirishimwe. Ratamana babonye ko ari amaboko twari tumaranye igihe kirekire. Witeka babonye ko ari amaboko eneta yasire yaturwanyije, ariko ibyo warabibonye. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze. Tasi enevaya sire zogredo sas. Mana nyiribihe, izina ryawe nirishimwe. Mana mu izina rya Yesu, Rimana y'amahoro, Rimana idukunda kandi utwitaho uko bukeye. Urareba ntabwo werekwa. Izina ryawe nirishimwe. Sengeye abasha bawe n'abakaragu bawe turi kumwe muri iki kiganiro. Birashoboka ko ari amaboko ya mbere babonye, ayo ngayo urayavuna ariko ntibabyumva. Ariko eneta yasire zogredo sase, ndagushimiye kongeye kugirana n'abisezerano, kababwira ngo n'ukuboko kwari kwarasigaye kubabangamiye ku buzima bwabo. Ni Imana ije kukuvuna kutazongera kungika, ni Imana ije kugukuraho utazongera kugaruka. Izina ryawe nirishimwe. Nkomeje kukwereka abo turi kumwe muri iki kiganiro, hari abadukurikiye, hari n'uzacumva bwa mbere. Musabiye neza yawe, musabiye ubutabazi bwawe, kandi nawe musabiye ubutabazi bwo kuvuna amaboko yari amuri hejuru, yo kuvuna amaboko yari ari kumurwanya, kubera ko ushobora byose. Buri muntu wese udukurikiye nabona ineza kandi ubwo butabazi bumutindeho. Niko mbisenze Imana mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Nimero Julienne ni 07 ni 07 24 55 19 karindwi. Kanongera nyisubiramo ni 07 24 55 19
karindwi. Imana itugirire neza. Amen.